byagize ute kandi umva kandi warekeraho naho nabona umuntu utarura gufana Reyo ibyo ko byarangiye waretse nk'akiryamye abantu ba peri bari gufana Reyo ariko wowe hari sinzi ukomeze nababaye yaho dunamagapasha no ku mutima muri amasegonda yanyu Rwanda gusanda umva gukundire bawe kwitutira nabagapasha no ku mutima nkavuga nti mana ya mana ireberera imbwa n'ihumbye ariko izo yarebereye ku mukino wanyu imbere yarahumbisha ibaza kugira ngo aperi itsindwe goromari igitsinde ariko igere ikubita yigiza yama nivugiresha akani nabonye wababaye kubera yuko yitwaye igikombe abandi bafana bareye twababaye benshi buriya gahinda we muruho we nari maze kubyibagirwa none uranabinyibukije abandi baserebuye ahubwo icyo banare uzi ikintu kiba kiri kumbabaza uramuzamu wareyo wamwumvisha uzi ikintu kiba kiri uramuzamu wareyo manzi mbwe kwa uzi ikintu kiba kiri kumbabaza nyine kimwe gusa iki yabaye nkorera nko mu mujyi wa Kigali nakishima navuga ngo Reyo nitsinde kubera ko nabona amafaranga undi ntayibonye ndi mu cyari nahangaha guranga ngero jamba niguriye kare kagure se ngaho akora yatwara igikombe ahubwo ikintu ntazi burani nka miliyoni zingahe 30 baba we nabafana urabona nyinshi urabonamo nka 2 ntabwo mufana yabura baraguha baba 30 urukumva biri kuginya we urukumva arakaya ngane kubise mu cyanye nuko yirenze rugo nawe ariko abanyakuntu Reyo igihe bari mu majonjora y'icyo gikombe Reyo baravuze ati nubwo izaja muri iki gikombe ati nugupfa kugenda aperese yari yaratsinze ntibayigaritse ku mukino wa mbere ariko ubundi ikipe igeze itsindara noneho ariyo yagiye irigurira abana bari mu mpuzada bari mwirerero ariko mvishije kuntu Reyo yahashe yararonse none bavuga ngo hari ingingo nta ngingo iramurengera none 30 razitubuza bavuga bati ngo Reyo ntibahemba iceceke ubu wamagambo gakamye kankore kuvuge kuko nje nta ruvugiro mfite ngiye mana ndi kuvuga nti Reyo siporo nakubise ubufindi ijana Reyo siporo maze gutsinda yigira umwabo gikoza amayigo ufite nuko yatsinze nenda kuraza kunkeke ngo nanyengeye kuyikuraza nakereka nemere nyine ariko ikipiraje ngwiriye mu nzu nahadapfunda imitwe siporo nizere yuko yabasha wagira yarahamuje umupfumu hari baramwishuye wa muganida igakubita amakipe nta kipe igera imbere ngo bari zajano uzi ko ishobora kuzagira mu gikombe cy'isi ubutaha nababwira ikida muzagenda ariko reba igikombe cy'isi hajya buriya reba kuntu ubisi twari igikombe ubu waperi y'igitwara umpe byo bisanzwe basanzwe se iyo bisanzwe yanyu niyo bakora ariko waruzi ko yiheruka kugitwara ariko niyo yabitarigeze igitwara yagitwaye yiheruka kugitwara mawe na papa batari bamenyana
iki gikosi bajanye ejo bundi bamenyanye se hashize imyaka isinga hashize nk'imyaka 5 bamenyanye imyaka 5 5 nyine hari igihe abashize imyaka 5 bamenye wese ijya bamenyanye urakizi ni umwaka gumwe abarakubwira ngo hari icyo hashize imyaka 20 umva nyine hashize imyaka 28 nyine ibyo wakigira byose niyo hashira 80 imaze imyaka 60 nyine today yagitwaye naco nyine mfata ku gakanu nushaka kuvuga imyaka imwe nushaka nega nushaka kuvuga ko yari imaze imyaka 100 kikoze ariko today yagitwaye uzi akantu gatumye nongera kwishima nuko bashizemo indirimbo ya Reyo bakunda rero naye yewe hari yendo utaruzi umva hari yendo utazi ako barahambabaje kubigitwaye bikubabaje hiki karadiyo uzi ko nengeye no kukamena nje numvishije bavuze ati umukino kaburarangiye Reyo Sport yegukana igikombe Goromari isubira yihambiye amabinga Disi yifunga utumye ahubwo kwa kundi bawogezaga neza gurana nindi no kubireba kuri telefone ntabwo byumvishe iyo yimene none ari kugushima naho ukoze ubusa ariko ukuntu mbisatse nari nashoje n'amazi nemega arahora abona bwo ntikacikamo umukino gumanze kurangira ngiye kumva numva Reyo Sport imininyemo itikizamo ivunderezamo apere mwihangane ako uzi ko bamwe batabaye hafi bakiyahura cyanda kuba hafi ndaguhumuriza ndabizi mwakigirira nabi 30 muhombye ni nyinshi uko umujinya mwari mufite ngo ati wenda kuba tutaragitwaye wenda kije ahandi akora Reyo Sport ni mukeba none mukeba kurusha karakanyagwa kurusha mata gakogogono uri muzimasha baca umugani ngo ukurusha inyama agutwara imbwa nababwira iki bati amazi magari ibyishimo byandenze amazi magari ejo ndagutamo kari iby'abareyo sura bijya ndapfa kubirya ndapfa kubirya unteme ahubwo se nkutemiye kuri icyo gikombe cya Reyo kuri 30 uvuga icyo ushaka wagira nawe watujanyeho bati ariko ntakijana uko byakubabaje ubwo utakijanye kuri 30 nyine umva nkubwira ni Kiyovu se yatsinzwe nyine umva nkubwira kuri 30 uvuga icyo ushaka wowe vuga icyo ushaka naho urakiriye ngawage homalarara aho ushaka ndakujana ngicyo shaka iki aho ushaka ndakujana ko naguhoza amarira nyine ndaguhoza amarira bahaze waceceka wakicecekera muvanye nuko nyine amarira yabaga batembaje mu nda ubu umutima uri gusha oya gwaruhutse mwana gwaruhutse ubu uri kwishira mu gahinga umutuzo umutima gwarutse byarangiye ese n'ubundi ko cyamaze gutangwa nyine wakari ushaka kuzura kaboze kabara yawiseburira hari abantu subize ko sikoro nyine ikorana na Reyo Sport urukumva hari umugabo nyine we acuruzaga sikoro gusa macho kuyireba aba ari ubuntu noneho Reyo Sport itsinda userebura yabire gukina n'indi kipe itsinda userebura usohoka batwe ko Reyo Sport gari ku mutima itsindwa tubabara itsinda mu bicu ndarangije umwana kandi ubwo nje narangije